yatuma uhindurwa ubuzima, yatuma aho wari uruhimuka, yatuma uwo bitaga ingegera aho umuntu ufatika, yatuma nanone ushobora kubura ubuzima bwawe kubera kuyashaka cyangwa se kubera kuba uyafite abantu bakayagutsindaho, yatuma uwari umukobwa mwiza igishongore umwegukana batitaye ngo usute, yatuma amateka yawe muri rusange ahinduka, ashobora guhinduka mu byiza cyangwa ibibi. Ayo ni amafaranga, money, lare, pesa, ubukanda, ubukaro, amanyarwanda, amarundi, amashiringi, amagande, amayero, amapaundi, amarupia, dola ndetse n'andi mazina yose ushobora kuyita bitewe n'aho uherereye. Ubundi se aya mafaranga ashobora kuba yarabonetse ate? Inkomoko yayo ni iyihe? Aya mafaranga ni gute umuntu ashobora kuyatunga akayabana? Kubera iki se abahanga mu bize b'injijuke bashobora kuba barabayeho ku isi? Abayatunga ari bo bake, abigisha uburyo amafaranga ashobora kubanwa cyangwa se abize amashuri menshi kubera ko atari bo bayafite kurusha abandi bashobora kuba batarize. Niza amatwi ubona nkurikirane, je nije ibihe byose. Mu myaka ya kera kuva isi yaremwa bigaragara yuko amafaranga yahoze. Tujye mu gihe cya Yesu ubwe yabaye ari kugenda mu rusengero asanga ubucuruzi bumeze nabi, abantu bari gucuruza mu rusengero, biramubabaza kuko yari inzu y'uhoraho y'umwami usumba byose, maze bwa butunzi bwose arabusambaguza abushyira hasi. Ibyo ni ikimenyetso kigaragaza ko amafaranga yahoze. Muri Bibiliya habonekamo imirongo myinshi cyane ivuga ku butunzi, ivuga ku feza, izahabu ndetse n'andi magambo menshi. Ibyo ni ibintu bigaragaza ko amafaranga yahoze. Ku bwa Yesu ndakomeza mbabwire ko Yuda ubwe yigeze kumugambanira, bamuhaye ubutunzi, bamuhaye amafaranga. Ibyo ni ibintu bishobora kukwereka ko amafaranga yakora byose bishoboka. Ubundi se aya mafaranga koko yabonetse ate? Yaje ate? Asobanuye iki se? Twese tuzi icyo bita currency. Currency is a combination of note and coin. Ni uruhurirane rw'ibiceri ndetse n'icyo bita note. Note it is paper money, ni amafaranga y'iki? Impapuro. Ibi se nibyo bivuze amafaranga gusa? Kubera iki se imbuguke cyangwa se abahanga kuri iyi si nakomeje kubivuga bigisha iby'ubwarimu, bigisha ibintu bikomeye kubijyanye n'amafaranga, bigisha uko umuntu ashobora kubaho batayatunga? Umugabo bita Kamanzi Clever ni umuhanga, ni umwarimu. We yavuze ko amafaranga ari nk'umushitsi. Money is like a guest. Amafaranga akoreshwa ari gusirikira mu bantu bagiye batandukanye, gusa hari abayabana by'iteka bakayagumana, hari n'abirirwa bayakoraho kibayabane. Amafaranga y'ubwayo kuyabana bigaragazwa na emotion cyangwa si ibikorwa umuntu buri munsi yirirwa akora. Ntabwo ari ukuvuga ko hari ibikorwa birenze. Ushobora kwiyambura ubumuntu, ushobora kwiyambura ubundi busabane bwinshi wirirwamo, amafaranga nibwo wayabana. Hari umugabo bita Morgan Housel. Uyu mugabo yanditse igitabo cyitwa Psychology of Money. Iki gitabo cyagarukaga neza ku bantu bashobora gutunga amafaranga, ujye ushobora kuyatunga. Uyu mugabo ubwe yigeze kugira ubutunzi buremereye. Yabaga muri New York muri Amerika, aho yabaga yarafite amafaranga menshi. Ubwe yigeze gusohokana n'abakire, maze atuma umwana wari aho ngaho ati sha genda ufate amafaranga yose maze ujye kungurira ibikinisho by'ibiceri. Ibyo bikinisho byari byo gufata bakajya bajugunya mu mazi. Wakwibaza ngo ubwo bukire nk'ubwo bwamara igihe kingana iki? Ni igihe gitoya kubw'uko we yanditse iki gitabo bitewe n'ubukene yigeze guhura nabwo nyuma yo kugira ayo mafaranga menshi. Gusesa, gukora ibintu bigiye bitandukanye bituma amafaranga ushobora kuyabura. Hari inkomoko nyinshi zishobora gutuma ubona amafaranga. Aho amafaranga ava: friends, from friend, inshuti zawe zishobora kukureba zikavuga ati turakugabiye, akaguhereza nk'inka, inka ikagira ishyo ni uburyo umuntu abatunze inka nyinshi. Iryo sho birumvikana nta amafaranga cyangwa se n'ubutunzi ubufite, ntabwo ushobora gusubira hasi. Iyo wawufashe neza nyine ushobora gukira. Hari icyo bita family support.
umuryango uguheza 8, uguhereza ikintu gishobora kugufasha, ushobora kugufata ukakwigisha. Ibyo byonyine ni igishoro gishobora kuguhera ubuzima cyangwa se akabando uzicumba hazaza iyo wize neza maze ukabibyaza umusaruro. Hari icyo bita gambaringi, urusimbi. Izi yose irimo retitira ikoresha uburyo bwinshi, abantu barahindutse bashaka amafaranga bajya muri beti. Ibi bya beti ushobora gushoramo amafaranga makeya ukabona ubonye miliyoni, nubwo ibi ngibi atari uburyo ukunze guhira abantu. Kubona amafaranga hari uburyo ngiye kugarukaho bw'inkomoko. Chance ni amahirwe. Chance ni amahirwe. Ushobora kubyuka ukagwa ku gikapu c'amafaranga. Iki gikapu c'amafaranga gishobora kuguhindurira ubuzima. Kimwe n'ibyo bindi byose mvuzeho, ibi byose bisobanura uburyo amafaranga ashobora kubonekamo, ndetse hari n'ubundi buryo bwinshi, ariko ngiye gukomeza babwire kuri chance. Amahirwe abaho rimwe mu buzima, nta n'umuntu utagira amahirwe. Ibyago nabyo bibaho rimwe mu buzima. Uko amahirwe ashobora kuza akaguhindurira ubuzima, niko n'ibyago bishobora kuza bikaguhindurira ubuzima. Ndabivuga nshingiye ku bagabo babiri. Twese tuzi umugabo ukize ku isi, bamwita Bill Gates. Bill Gates yagize amahirwe yo kwiga mudasobwa. Aba ari we n'umugabo bita Paul bafatanya kugira ngo bashinge ikigo bita Microsoft. Iki cyari cyo kigo cyonyine, ikigo bigagaho bakitaga Lakeside School. Lakeside School, iki ni cyo kigo cyonyine cyabaye igifite mudasobwa. Nacyo cyagize amahirwe kubera ko uwari uhagarariye ariwo Paul yabwiye abantu bagiye batandukanye bahabaga, arabwira ngo ababyeyi nimuterateranye tugure mudasobwa y'icyo gihe yari ihari. Iyi mudasobwa yatumye ayo mahirwe yatumye bahindurirwa ubuzima. Uyu Paul yajanaga na Bill Gates gusa bari abanyeshuri batatu, hariho n'uwo bita Kanti Ivan. We yari umuhanga, yari umuriro wo kotera kure mu bijyanye na mudasobwa, na Bill Gates ubwe ntatinya kubivuga. Gusa amahirwe Bill Gates yagize namwe yo kuba yari umuhanga muri bijyanye na mudasobwa, maze akagira amahirwe yo kwiga mu kigo cya mbere ku isi cyari gifite mudasobwa, bakagira amahirwe yo gukora Microsoft. Ibi byatumye Bill Gates nawe ubwo avuga ko atari bushobore kubaho adafite kwiga mwa kino kigo icyo bita Lakeside. Iki kigo yakiganyemo n'uwo bita Kanti Ivan. We ubwo tuvuze amahirwe, uburyo ushobora kugira amahirwe rimwe mu buzima ugahindurwa ubuzima, ariko se n'iryari ushobora kugira umwako maze ugahindurwa ubuzima. Uyu Kanti Ivan ku myaka 17 yagiye mu marushanwa cyangwa se mu mikino bakinaga yo kujya mu misozi. Iyi mikino ubwo bakinaga bishimisha, ariko iyo misozi yabaga ihanamye. Uyu yagize ibyago byo kugera hejuru maze arahananduka bimuviramo gupfa. Uyu bivuze yuko ibyo Bill Gates afite ndetse n'ibyo bita Paul yagezeho, uyu nguyu yagombaga kuba yarabibarushije, ariko agira umwaka uruta izindi mu buzima maze aburirwa irengero arangije arapfa. Ibi ni ikikwereka ko habaho amahirwe rimwe mu buzima, hakabaho n'umwako ushobora kukuzira mu buzima. Why do we economize? Kubera iki twikonomiza? Turizigama buri munsi kubera ko limited resource, dufite imitungo mikeya. Uramutse uhawe fuso y'imyenda myinshi, iyi fuso ntabwo ushobora kwibuka gufura. Reka, ntabwo ushobora kwibuka kwambara umwenda uwambara inshuro irenze imwe kubera ko ufite undi mwenda uhari. Ibyo tubihuje n'ibya Morgan, nibyo bishobora gutuma ubukire utabubana, ukabaho waragize amafaranga, ariko amafaranga niyo wayagira ari menshi, kuyabana ukayagumana bikaba ibindi. Aya mafaranga twabonye ubusobanuro bwayo, aya mafaranga twabonye inkomoko yayo, aya mafaranga twabonye uburyo ushobora kugira amahirwe mu buzima. Aya niyo dusanzwe dufite nyine amahirwe mu buzima. Reba abacuruzi bari mu katiye iwanyu, abenshi bakaze, amashuri bize niyo makeya, ariko bakoresha ibihumbi n'ibihumbagiza by'abantu bize. Aba bantu bize bashobora kwitunga biri aho ngaho, ariko kugira amafaranga menshi byaranze. Bivuze ko abantu bize bafite ubushobozi bwo kubaka hazaza birenze, ariko nanone baramutse bangije hazaza byaba byihuse kuruta umuntu utarize.
aba batize barazwa n'inshinga yo kugira ngo bagire tebo bahagararaho, bagire ubukana, bagire n'ubushobozi bwatuma baba abantu bakomeye. Yego nibyo, amafaranga yaduhinduriye ubuzima, amafaranga yatwangiriza ubuzima. Ese aya mafaranga inama iruta izindi Morgan yatanze muri iki gitabo cyitwa Psychology of Money ni iyihe? Yavuze ko aya mafaranga uko tuyushaka, uko twayasobanukiwe, ntabwo gukira ari kwa kundi kubikorera amafaranga menshi. Eka ntabwo ibyo ngibyo ari byo, ahubwo gukira ni uburyo wajeze emotion n'imibanire n'abandi. Ibyo ngibyo bituma ushobora kubana amafaranga by'akaramata. Amafaranga ntabwo ari uko akoreshwa buri munsi, ahubwo amafaranga ni uko ushoboye kujera details zose zatuma agenda. Amafaranga kandi kuyajera ntabwo ari kugenda ngo ufate ibifaranga byinshi urunde mu nzu. Hari uburyo bw'ikoranabuhanga, hari uburyo umuntu ashobora kuzigama amafaranga asirikira mu bandi akora, yungura business zawe, kabyenzozi zawe, uwongera amahirwe yo kugira ngo ubeho, maze ufate ku mafaranga menshi. Aya mafaranga menshi uzayafata ari uko ugabanyije details z'ibyo ukora, bituma amafaranga agenda asesagura. Ibi umuntu ushobora gutekereza ko hazaza hawe haba heza, amahirwe yawe make ufite ibuka kutayapfisha ubusa. Izi ni impanuro JD biba byose abahaye, ariko na Morgan yabyanditse muri Psychology of Money. Komeza uhirwe n'amahirwe, komeza ubeho neza. Ni JD biba byose. Iki ni ikiganiro umuryango w'amateka. Ibuka gukora share na like ku biganiro byose bica ku Butare Media, by'umwihariko umuryango w'amateka. Ndabakunda mukandusha. Yari JD. Ciao ciao. Ciao.